Rengera ubuzima, igitabo cya kabiri, igice cya 27. Ububi bw'imiti y'uburozi no gucuruza inzoga. Azabona ishyano uwubakishije inzu ye gukiranirwa n'ibyumba byo muri yo uburiganya. Amaso yawe n'umutima wawe bikurikiza kwifuza kwawe kubi gusa, no kuvusha amaraso atariho urubanza, no kurenganya, no kugira urugomo. Yeremiya igice cya 22 umurongo wa 13 n'uwa 17. Iri somo ryerekana umurimo w'umuntu wenga inzoga n'uzigurisha. Amafaranga bakira ntahanije agaciro n'ibyo batanga. Umurimo wabo ni ubujura. Ifaranga ryose bunguka riteza umuvumo uripfusha ubusa. Mbega ukuntu isi itajyaga kubamo ubuhanya n'umubabaro iyo impano Imana yahaye abantu bazikoresha neza. Kubera umururumba no kwifuza byatumye impeke n'amatunda twaherewe kudutunga bikorwamo uburozi bwo kurimbura abantu no kubateza ubuhanya. Buri mwaka abantu banywa inzoga nyinshi cyane batanzeho amafaranga atagira ingano, agurwa ibyago, ubuhanya, ubugome ndetse n'urupfu. Kubwo gushaka indonke, umuntu ugurisha inzoga abacuruza ikintu cyangiza kandi kirimbura ubwenge n'umubiri. Gutaka kw'abana n'amarira y'ababyeyi bashavuye yumva bimurambiye gusa. Akungahazwa n'abo ayobora mu irimbukiro. Amazu y'indaya, inkiko ziburanisha iby'ubugome, za gereza, amavuriro, ibyo byose usanga byuzuyemo n'ibyatewe n'ingaruka z'umurimo wo kugurisha inzoga. Agurisha imitima n'imibiri by'abantu nka Babuloni, kandi nyuma ye hahagaze umurimbuzi ukomeye w'imitima y'abantu. Aho bacururiza, amazu akorerwamo ibyo kwinezeza, muri za dispanseri ndetse no mu nsengero, ku meza y'ifunguro ryera haba hari imitego y'umwanzi yo gutuma abantu bifuza ibiyobyabwenge. Gutuma abana bararikira ibisindisha ni ugutuma baryoherwa na alukoro. Umuvumo ukwira kubo mu rugo bose. Abagore bimenyereza amayoga, abana bato ndetse n'impinja ibyago biba bibategereje buri munsi kubera ababyeyi babo batagira icyo bitaho kubwo kubatwa n'ububi bwa alukoro. Abahungu n'abakobwa bakura bararindagijwe n'ubwo bubi bwa kirimbuzi. Mu bihugu bya Gikristo usanga uwo muvumo warakwiriye mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere. Abakene n'abantu b'injiji bigishwa kunywa inzoga. Abantu b'abanyabwenge barabirwanya, ariko usanga basa n'abaruhira ubusa barwanya ibyangiza igihugu cyabo. Itabi n'inzoga n'ibiyobyabwenge biva mu bantu bateye imbere mu by'amajyambere bikajya mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, bikahatera ububi bwo kurimbura igihugu n'abagituyemo. Ibyo bituma abantu bo mu bihugu byateye imbere mu majyambere badakundwa. Kwita ku mayoga niyo mbaraga iri ku isi. Ni uruvange rw'amafaranga n'umuco n'irari. Imbaraga yabyo yageze no mu itorero. Abantu benshi bacuruza inzoga ku mugaragaro cyangwa se abazicuruza rwihishwa batanga amafaranga yo gushyigikira itorero n'imirimo yaryo. Ibihe byinshi umupasiteri ntagira ubutwari bwo guhagarara mu kuri ngo abyamagane. Kuvuga yeruye iby'Imana yavuze byerekeye ucuruza inzoga byatuma hari umupasiteri atavugwa neza cyangwa se akabura igihembo cye. Nyamara Imana ntiyemera amaturo y'ucuruza ibisindisha. Irakarira cyane abatwikiriza igicumuro cyabo umwitero wo gutangana ubwuzu. Amafaranga yabo yuzuyeho amaraso y'abantu. Ariho umuvumo. Nimusenga amasengesho menshi sinzayumva, ibiganza byanyu byuzuye amaraso. Yesaya igice cya 2 umurongo wa 15. Umusinzi abasha gukora ibintu byinshi byiza. Imana yamuhaye impano zo kuyihesha icyubahiro no guhesha abantu umugisha, nyamara bagenzi be nibo batungishwa no kwifata nabi kwe. Babaho neza naho abazira ko babasahuriye ubutunzi baguye mu butindi. Nyamara utegeka ijuru ntabura kureba intandaro y'ubunywi n'ingaruka yabwo. Yita kuri ubwo bugira nabi bwose bumarira abantu mu bugome, mu buhanya. Birashoboka ko isi n'itorero byaba byemera umuntu utungishwa no gutera mugenzi we guhenebera. Nyamara Imana iravuga iti, bene uwabonye ishyano azabazwa ubuhanya bwokamye isi bitewe no gucuruza inzoga. Azishyuzwa ingorane zose ababyeyi n'abana banyuzemo zo kubura ibyo kurya n'imyambaro n'aho baba. Kandi abashyigikira ucuruza inzoga baba bafatanije nawe igicumuro. Guha ikibi uburenganzira ni ukugiteza imbere. Gutanga uburenganzira bwo gucuruza inzoga ni ugutuma bihagarikwa n'amategeko. Ubutegetsi bushyigikira ikibi kandi buvuga ko bukirwanya. Inganda z'amayoga y'amoko yose ziboneka mu mfuruka zose z'igihugu. Gukundisha abasore inzoga ni ugutanga ubuzima gatozi bwo kuzicuruza. Abasore babijyamo buhoro buhoro kugeza ubwo irari ryabo ribageza aho batanga icyo ari cyo cyose cyatuma babona ko banyuzwe. Aho kwemerera abasore kwiroha muri iyo ngeso yo kubarimbura, birutwa no kwemerera umusinzi wamaze kwipfira akaba ari ukomeza kurohama muri iyo ngeso iteye ubwoba. Kwemera ko inzoga zicuruzwa ni ukugerageza abakora uko bashoboye kugira ngo bigishe ibyerekeye ubugorozi. Ibitaro byarubatswe byo gufasha abagirirwa nabi no kutirinda. Nyamara igihe gucuruza inzoga byemewe n'amategeko, ibyo bitaro ntacyo bimara cyane. Nubwo irari ry'inzoga ryagabanuka ntiriba ririmbutse rwose. Igihe ikigeragezo kigeze ku bantu bahita bagwa mu mutego bidatinze. Mu mategeko yahawe Abisirayeli,
Uwiteka yabategetse ko igihe itungo rizwi ko ryica rigize umuntu ryica, nyiraryo aba agomba guhorwa kubera ubugiranabi bwe cyangwa se uburangare. Niba umuntu urekuye itungo ryica ahanishwa kwicwa, ni igicumuro kingana iki guha uburenganzira umurimo w'ugurisha ibisindisha? Uburenganzira bw'ubucuruzi butangirwa kugira ngo bwungure umutungo w'igihugu, ariko se ubutunzi bumaze iki ubugereranije n'igihombo giterwa n'abagome n'abasazi n'abahanya, bene abo bose kandi barabitewe no gucuruza inzoga? Iyo umuntu yasinze inzoga aragoma, azanwa mu rukiko, maze abatanze itegeko ry'ubucuruzi bagahatirwa kuburana n'ingaruka y'icyo bakoze. Biba ngombwa ko bohereza bene abo muri gereza cyangwa se bakanyongwa, kandi ibihe byinshi bagasiga abagore n'abana maramasa ku buryo basigara bagora igihugu gusa. Umuntu avuze iby'ikibazo cy'ubucuruzi rero, ubwo si ubupfapfa kwemerera ubucuruzi nk'ubwo? Ariko se n'igiciro cy'icyahwana no kwambura umuntu ibitekerezo no guhanagura ishusho y'Imana mu muntu cyangwa kuyihindura uko itari, cyangwa se kurimbura abana? Umuntu wimenyereje ingeso yo gukoresha ibiyobyabwenge aba ari mu kaga. Ubwonko bwe burarwara, imbaraga y'ubushake ikagabanuka, n'irari rye ntaba akiritegeka. Nta cyashobora kumwemeza kwiyanga. Uwiyemeje kureka iyo ngeso agira akongera akajya gusogongeraho, imbaraga y'ubushake iba yarangiritse. Gusogongera n'igitekerezo cy'ingaruka zako zose birashira. Amategeko yemera ibiganisha abantu aharindimuka, maze akanga guhagarika ubucuruzi bwuzuza ibibi mu isi. Mbese ibyo bikwiriye gukomeza bityo? Mbese umuvumo wo kutirinda ibiyobyabwenge ukwiriye kuguma iteka mu isi yateye imbere mu majyambere? Iyo ubwato bumenekeye hafi y'inkombe y'inyanja, abantu babireba biroha mu mazi bagira ngo bakize abagabo n'abagore kugira ngo be kurengerwa n'amazi. Mbese abantu ntibakwiriye gusabwa gukiza abantu akaga gaterwa n'ubusinzi? Twese duhurijwe hamwe nk'isanga n'ingoyi mu muryango w'abantu. Ikibi kigusha umwe mu migabane ikomeye y'ubuvandimwe bw'abantu kiba cyangije ubuvandimwe bwose. Umuntu ukunda indonke cyangwa kumererwa neza ntagire icyo akora cyo kubuza gucuruza ibiyobyabwenge, amenya yarakererewe ko ubwo bucuruzi nawe hari icyo bumutwara. Ajya kugira atya akabona abana be bamaze kurimbuka. Ahataba amategeko ntihabura ubugome. Umutungo ubura aharindimuka, ubugingo buba buri mu mazi abira. Impanuka zo mu nyanja n'izo ku butaka ziriyongera. Indwara zashashindiri yazo mu tuzu tw'umwanda n'ubuhanya zifata inzira zijya mu ngo z'abakire. Ububi buturuka ku bana b'abasinzi n'abavutse mu nzira z'ubugome bwanduza abana b'abahungu n'ab'abakobwa bo mu miryango yiyubashye. Nta muntu n'umwe w'isugi ku cyorezo giterwa n'abakunda gucuruza ibisindisha. Amazu y'ubutegetsi n'inkiko z'ubutabera bikwiriye kurusha andi mazu yose asanzwe kutagira n'isano n'umuvumo uterwa no kutirinda ibisindisha. Abantu bashinzwe kugenga cyangwa kubahiriza amategeko y'igihugu bagomba kuba abantu birinda ibisindisha koko. Ubwo nibwo ibitekerezo byabo byashobora gutandukanya icyiza n'ikibi no kugira ubwenge bwo gutegekana ubutabera. Ariko se n'abantu bangana iki bafite ibitekerezo birimo igihu, bakaba batakimenya gutandukanya icyiza n'ikibi kubera ubusinzi? Hariho amategeko angana iki y'agahato? Hariho abantu bangana iki bacirwaho iteka ari nta kibi bakoze bitewe n'ubutabera bw'abubahiriza amategeko b'abasinzi, n'abatangwaho abagabo b'abasinzi, n'abarahira b'inyoma b'abasinzi, n'aba avoka b'abasinzi, ndetse n'abacamanza b'abasinzi? Benshi b'intwari zo kunywa inzoga bita ikibi cyiza, n'icyiza bakacyita ikibi, kandi bagatsindishiriza abakiranirwa kubw'impongano. Bahinyura amategeko y'Uwiteka Nyiringabo, kandi bagahinyura ijambo ry'Uwera wa Isirayeli. Yesaya igice cya 5 umurongo wa 20 n'uwa 22 kugeza ku wa 24. Umutekano no kumererwa neza kw'igihugu, kw'akarere, kwa burugo ndetse n'iby'umuntu ku giti cye bishaka yuko abantu bose bahagurukira kurwanya ububi bwo kutirinda ibisindisha. Hakwiriye gutegurwa ingabo zo guhagarika abagurisha imiti y'uburozi n'ibisindisha bitera abantu ibisazi. Abantu bakwiriye gusobanurirwa akaga gaterwa no gucuruza ibisindisha kugira ngo bagire umugambi wo kubirwanya. Kizaba agiye gupfa kandi ntuzibukira abarindiriye kwicwa. Igihe uvuga uti ntabwo twabimenye, ntuba uzi ko igera imitima ari ibizi. Imigani igice cya 24 umurongo wa 11 n'uwa 12.